Ladies and gentlemen, my name is Eric Sonjide Superboy Samani bagundahita kwintu mutura rwamutse ngo mutagira konje no kucyumworo nge nkora kuko apete bapete yapushinze yapre gupapoza ama equipe atiza apete bayitupa mu matsinda. Reka ntangire gushimira wewe babashe gukora subscribe kuri YouTube channel ya Mr Brenda Official kugira ngo uyu munsi mbashe kugushimira kugira ngo mbone subscribe 750 ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi ibintu byagoranye bitari byoroshye na gatoya. Ndagira ngo ngusabe rero ugikomeza kudukurikira mbabarira ukore subscribe maginga yakora subscribe kugira ngo tubashe kuzuza abasubscribers dusabwa 1000 kuzamura dutangire kunyuzaho content twabapangiye n'ukuri kw'Imana. Mbafitiye content nziza ikomeye cyane ariko ya filime izatanya kunyura kuri YouTube channel kugira ngo ntangire kunyuzaho rero nuko namaze kuba monetize. Ndagira ngo mumfashe rero mwese usharinge ukora uko ushoboye ushyire kuri status yawe kugira ngo mbashe gukora iyi content uko nayipanze, sibyo? Ndagira ngo mbasabe rero mwese nk'abafans banje, nk'abafana ba Professor Chuchu, nk'abafana ba Professor Jerick, nk'abafana ba filime za My Heart, nk'abafana ba filime nyarwanda, mwese uyu munsi ndabasabye, please ndabasabye, please mumbabarire mukore subscribe. Nukuri mukore subscribe kandi YouTube channel rwose kabe monetize naye ntangire kunyuzaho content yanjye. Erega abantu benshi bahora bambaza ngo ese ko umaze gukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri Federation ya Cinema, why not udatekereza we gutangira gukora content yawe? Nukuri ngiye mfite filime nziza yatsinze muri Art Rwanda ubuhanzi. Abantu bagerageje kumbwira ngo filime nyibagurishe ariko narabyanze pe. Nanze kwibagurisha kugira ngo byibura ntekereze gukora kano kantu mvuge ngo reka mpange nkore iyi content kugira ngo ndebe ko yatangira gukora. Ariko none ahangaha rero murabona ko nifuje ko twayitangira kuyikora, sibyo? Kugira ngo nyigireho rero nta kindi, kugira ngo nyigireho nta kindi nuko mwe muri buze kumfasha tukayitangirana tukayikorana. Mubaze Sam arimo imbere urumva tukayitangirana. Ikibayeho rero ni ikihe? Mwebwe ni mumfasha mukayikurikirana muzayikunda kuko uburyo iteguye mu natangiye no kwishutinga kamemo. Natangiye kwishutinga ariko ntagira atangiye ku uploading kuko iyi YouTube channel itaraba monetize. Kugira ngo rero tubikore ni iyihe mpamvu? Nuko muba kubigiramo uruhare. Nimubigiramo uruhare tuzabikora. Ariko nimutanshyigikira mwumva ko nanjye imbaraga zumwe bazakibashiriza rwose pe. Urumva murabize ko umutwe umwe wifasha gusara tubifasha gutekereza, ariko umutwe wawe wanjye n'uwabandi ni wowe ni njyewe ni twese kuri YouTube channel dutangirane content siko bimeze. Rero mumfashe tubikore nkuko bikwiye turebe ko hari umusaruro byatubyarira, hari icyo byadufasha kugeraho kugira ngo tubashe gutangira gukora kano kantu. Erega ndabizi nimba nta shyari kora subscribe, nimba nta shyari rwose ukanda kuri karakano k'umutuku ugatwarwa wenda reka tubare nta megabyte irimo, ukanda subscribe nta megabyte bitwara, sibyo? Uramutse ubikoze rero rwose ko wadufashanyije wabondeye inkunga yawe ngo ukeneye nko urumva inkunga ukeneye magingano kunkurikirana eho kameye murumva nabaye icyo bigomba kubisaba, biragusaba megabyte, biragusaba kuba ufite iyo time, ariko zonyine icyo bishatse kuvuga ubushake, urukundo nicyo kintu cya mbere. Kandi twese nk'abanyarwanda ndakeka ko turakundana, turi inshuti, sibyo? Inshuti yawe niyo inshuti yanjye, inshuti yanjye niyo inshuti yawe, kandi bavuga ko inshuti iva ku nzira, siko bimeze? Reka dutangire dukore rero turebe icyo twageraho, turebe icyo twakora kugira ngo ni content ninyizana nubona ko nyine ari akantu karahongo gafaka uzahite kumbwira ati waye kuki kuri ibintu bibi nk'ibi uko batereka niyo content waduteguriye. Umaze umwaka uri gutegura uvuga ngo ngiye guhereza abantu ibintu byiza. Ndamutse nkubwiye izina rya filime nshaka gutangira gukora, ushobora guhita kuvuga ngo uko byagenda kose iyi story ni nziza, irubakitse, irimo isomo nyaryo rikenewe, ariko uko byagenda kose ndabizi neza ko tugomba kuyikunda. Reka dufatanye rero twese imbatura mugabo twirukanye kuri YouTube channel ya Mr Brenda Official, dukore subscribe maze ibintu bigende neza. Ukuntu ibintu bimeze rero mukomagera kwidishyira neza iby'akazi rugiye bigende bite
muraza kwihangana hari habaye aka mistake gatoya ariko ntabwo ari uko naringiye ndacyahari dufite kuba iki kiganiro tugomba kuganira kiri buze kumara iminota 15 erega njye na watching time urumva hari ukuntu nyine ureba story cyangwa se ukuntu wumva inkuru umuntu ari kuganira cyangwa se ikiganiro ari kuganira ugahita wikihutisha my friend wikihutisha kuko nkeneye icyo bita watching time sibyo nkeneye watching time kugira ngo mbashe kuzuza ibyo nari nkeneye sibyo none ahanga rero ukuntu ibintu bimeze niba tugiye gutangira gukurikira kino kiganiro wifata gahunda yo kwihutisha wiruka wikiruka agenda gake tuganire untega amatwi kuko ngewe none ahanga mpagaze no pe n'ubufasha n'ubufasha rwose ubu ushobora kuza gusaba ubufasha bwa tumusanze mfite ikibazo cy'amafaranga 50 ariko bafite 20 byamfasha kugira ngo mbashe kugikura mu nzira none ahangaha rero ntabwo ndi hano kugira ngo ngusabe amafaranga 50 sindi hano kugira ngo ngusabe amafaranga 100 nubwo yampaye ntayanga ariko icyo ngusaba none ahangaha mu mwanya wawe sibyo umwanya wawe n'urukundo rwawe n'ubushuti bwawe n'ukumfasha akakawuci ndemu nkakabona maze ibintu bikagenda neza okay so tukiri aho ngaho rero ushobora no kumbwira ukambwira ngo ariko urugaga rwa sinema mu Rwanda rumaze kwaguka ushobora no kwicara ngaho ugatubwira ngo filime zimaze kuba nyinshi mu Rwanda zimaze kuba board nta kuntu watekereza indi content twaje dutangira gukora cyangwa se nta kuntu watekereza indi content najya ntangira kunyuzaho hano icyo cyo kigamijwe gusa ariko uba wifite no kungira inama muri comment gatubwira ngo okay byanze bikunze abakinyi ba filime babaye benshi ama YouTube channel ya filime yabaye menshi comedy zabaye nyinshi itangazamakuru ryabaye byinshi hejuru no kumbwira titangira ukora ibintu byo kugira inama abantu none hangaha twese cyane cyane urubyiruko rwugarijwe n'ubushomeri ndatuvuga ati okay nta kuntu wajya ugira inama ukuntu abantu bajya babona amakazi nkaza nkavuga ati nubwo nanjye nta kazi mfite ariko gushaka akazi byabaye akazi nubwo nta kazi mfite gushaka akazi byabaye akazi ngata nkugira inama y'uko wabona akazi ugiye gushaka akazi nuko ibintu bimeze gusa ariko naho bwawe waba umujyanama wanjye naho bwawe waba umukorerabushake tugafatanya twajya dukorana mu buryo mwe cyangwa ubundi sibyo si ngombwa igitekerezo cyanjye kirimo uyu mutwe n'ubwo bwose atari watermelon aba aricyo kibuze gukora cyonyine ni icyawe cyamfasha ni icy'abandi cyamfasha wowe nanjye twaba umwe you and me is the same twafatanya twakorana tugakora ikintu gifatika sibyo nampamagariyemo twafatanya twakorana tugakora ikintu gifatika kigaragara twagiza ku banyarwanda kandi bakagikunda siko bimeze kumva mfashe kandi telefoni ngagarara hano ngatangira kukubwira wagwani ntabwo ari uko sinzi urumva ndi kuyikoresha telefoni kamera bivuze ngo ejo hagiye naba mpagaze ndi kuvugira kuri kamera okay so reka nita mu umuntu uri kumpamagara igihe wasanga ari by'akazi gusa ariko icyo nababwira cyo ndabakunda cyane and blessing over blessing reka mvuge ngo reka tubigarukiriza kugira ngo naza kuvuga menshi muri kuvuga menshi koko yamara muraza kwihangana ku magambo make mbashe kuvugira ahangaha ngarukira ahangaha reka mvuge gutya kuko ikikatari ibintu ntabwo ibintu byinshi mbabwiye ibintu bidafite iminota irenze 10 so gusa ndabakunda cyane kandi nkunda uburyo mugena mu nkurikirana mu bikorwa njye nkora bya buri munsi cyane cyane nkunda abafana banjye bo muri filime ya My Heart abafana banye muri filime ya My Heart ica kwitira Mani Empire ndabakunda cyane abafana ba Professor Cyucyu cyangwa se ba Derek muri My Heart sibyo icyo nababwira cyo rwose mbafite ku ndiba y'umutima mbafite ku nyama y'umutima nabanditse ku mfuruka y'umutima icyo nababwira cyo sinzabatenguha sinzabatererana nimukomeza kunyereka urukundo mukomeza kunyereka amagingayo nanjye ndifuza kuzabahereza ibintu byinshi kandi byiza sibyo arya ibi bintu ndiko nibyo bita aba influencer okay bishyire muri comment nimba ari byo nimba ari icyo biziho maze dukorane ariko nabo babifite impano nyampano nawe ushobora kuzana content tukayinyuza kuri YouTube channel n'ukuri
YouTube channel si yanjye, ni y'abanyarwanda, ni y'isi yose. Mu minsi mike nshobora kuyihindura nkayandikaho Mwiza Blender Empire, urumva, maze tugakomeza tugakora. Siko bimeze. Okay, WhatsApp ndabakunda cyane, dukomeze. Blessing over blessing. So thank you so much. What? Hari icyo nari ngiye ntababwiye. Ikintu nari ntababwiye ni iki. Umwanzi wawe burya nawe afite akamaro kuri wowe. Umwanzi wawe nta kandi kamaro kiyunganira ku kamaro rukeneye mu kamaro kawe. Uribaza ngo iteye bite rero? Hari ukuntu ugira umwanzi wowe ukajya umufata nk'umwanzi, kandi mu by'ukuri utazi ko ari agaciro kuri wowe. Urugero, nimba uri umubyeyi ufite abana, burya iyo uturanye n'umurozi umwana wawe ntatembererayo, aba afite ubwoba ko aramutse agiyeyo bamuroga, bigatuma aguma mu rugo umwanya wo kujya kuzerera. Nimba uri umugore ukaba ufite umugabo ukaba uturanye n'indaya, burya umugabo wawe umufata neza buri gihe kugira ngo atazagucika agasanga yandaye, bituma umenya gutanga keya icyo ari cyo. Kucyo ntekereza, nta gutekereza ibitekerezo byo kuntekereza bitekereje mu bitekerezo bingahe, gusa komeza ntekereze kuko nanjye ndabatekereza. Nese ko none ndagira nti iyi video yanze kwisavinga, bivuze ngo iracyakeneye gukomeza kuganira namwe. Wallahi, what is the problem? Ebito akutinda una. Rwose telefone yanjye bisubirangire kwana.